atekeye kuri gaze ari kuri telefone, atekeye kuri gaze aha niho acomeza akaradiyo yumviraho amakuru cyangwa urubuga rw'imikino cyangwa za ndirimbo za ba Gipoli n'izindi mukunda. Gaze rero iri mu bintu nabyo bituma abantu bagira inkongi iyo batayijeze neza. Tukaba tubasaba ngo igihe ugiye gucana gaze yawe ubanza ukingura inzugi n'amadirishya iminota 10. Kuri babandi mwazubakiye mu bikoni n'ahandi, nimuyubakira ahantu hagera umwuka uhagije cyangwa harangaye, ku buryo ninagira nitoboka cyangwa nigira rikeji hatabona umwanya wo kubyimba kwayo. Abandi turabasaba gutekera kuri gaze ariko bitandukanije n'imbabura y'amakara cyangwa inkwi. Umwe arasanga yatekeye kuri gaze aha, noneho hano hirya gaze mukunze kwishyiraho ibintu ngo byoroshye, hanyuma imyumbati n'ibishyimbo n'amasombe n'ibinono mukabiteka ku nkwi cyangwa ku mashyiga, kubera ko ngo byo bitwara ingufu nyinshi. Ugasanga ngiye imbabura hano hari ikibiriti, gaze ngiye nta na santimetero zingahe zirimo. Ibi birabujijwe. Nushaka gutekera ku mbabura icyarimwe na gaze ipima metero 3. Gaze niba iri hariya nibura imbabura ushyira ubare nibura metero 3. Nubona uri wa muntu utuye nabi, imbabura uzajya kuyitera mu rugo rw'undi muturage. Ujye ukoresha kimwe muri ibi, gaze cyangwa imbabura cyangwa kimwe kibe kiri mu nzu, ikindi cyangwa atera umuturanyi. Uranyumva? Yego. Icya gatatu kuri gaze, nta muntu witabira telefoni cyangwa ngo ayicaginge ahantu bakoresha gaze. Bimwe byanyu cyane cyane urubyiruko, tumaze kugira abakobwa benshi bahiye mu maso, abasore bamaze gushya hano mu maha n'ahandi. Abenshi urubyiruko cyane cyane ugasanga kubera ko ari muri ghetto, yabonye umwanya wo guteka, avuye ku kazi arashyiraho akagaze, ariko ni nawo umwanya wo gushushuza. Gushushuza bimwe mwirirwa muri za shushu murabona byakiyemo umunywanyi uze kuzura muri weekend. Uko ashushuza hakaba nk'igihe gaze yasohotse, kandi iyi gaze ari telefone yanjye gatoya, kandi iyi gaze ni umwuka waka, Iyo yinjiye kuri telefone ikinjira ikagera hariya ahantu handitse polisi negatifu kuri bateri, biba bimeze nko kwatsa ikibatsi. Usanga umuntu ari muri shusha atarongeraho be ngo gaze iramujyanye. Bewe rero agasigara avuga ati be yayikuriye hiye, kandi yamaze kugera mu bitaro bya Gahini cyangwa yagiye Kiramuruzi nako Kizigura. Jya wita igishushuza ariko ushushurize hirya y'ahantu utekeshereje gaze. Abazicomeka nta muntu urafata telefoni ye ngo afate cyaji nayishyira muri socket abone ubushashi. Buriya bushashi guhura na gaze yasohotse ni nko guhura n'inkuba iri gukubita ikintu yegereye. Ibyo rero tubyirinde, nta muntu witabira telefoni ngo ayicaginge se hafi ya gaze. Hanyuma icyanyuma, iwawe mu rugo igihe utunze gaze nk'iyi, ujye utunga n'ikiringiti nk'iki cyangwa bimwe bya rufuku, cyangwa ugire esuwime ya yindi itose, cyangwa ugire umucanga. Bibaye byiza ku bantu bafite ubushobozi watungana kizimyamwoto nk'iyi iwawe mu rugo. 60-70 cyangwa 50 ukagura kizimyamwoto ikabihari. Ariko mu gihe ntabyo ufite, umucanga wumye, ikiringiti, esuwime bitose bizagufasha. Iyo ikibatsi kizamutse cyangwa gazi gutombokanye, ufata cya kiringiti cyawe kitose
ukarebaho ikibatsi kiri kugana, ubwo ni naho umuyaga uba uri kujya. Niba uri kugana hariya kuri iriya nzu ya maternite, uragenda ukurikiye cya kibatsi, gusa nujya gushyiraho ntiwikange ngo usubire inyuma. Iyo usubiye inyuma n'ubundi umuriro uza ugukurikiye, kandi ntabwo ujugunyamo gutya, uragenda ugatwikira neza, ugapfuka ku buryo ahantu hose ari gaze, ari no kuri ya safuriya haba hapfutse, ukapimanya uko umutima wawe utera inshuro 10. Umutima wawe iyo uteye inshuro 10, ku nshuro ya 10 ukuraho cya kiringiti, tayari ikibatsi kiba cyazimye, hasigaye gaze iri kufuha yonyine. Ukaba noneho waterura rya cupa cyangwa ugazimya gaze yawe. Aha turumvikana ku ba gaze. Iyo umaze kandi gutekera kuri gaze, ku bafite mwene izi ngizi za mwita ngo z'uducupa dutoya, uhita ukuraho rwa rutambi rwawe rumwe rubahamo hano, ukarubika ukwarwo nk'uko bimeze, ukayibika gutya. Waba ufite za zindi z'amashyiga, ugafunga ya mabuto ya mavaru, warangiza ugahita ucomora ku icupa, ukabibika bitandukanye, ukabibika bicomoye. Ubwo turi kubwira cyane cyane ba bantu bagira abana bakubagana, cyangwa batunze ababyeyi bamaze kugera mu zabukuru cyane, umukecuru, umusaza uri mu myaka hejuru ya za 40, ba bandi baba bafite amatsiko y'utuntu twose. Ashobora guca kuri aragiye oya ntacyo waba mama, uratekereza, urawe inkumi se, urabona yaje umuntu utekereza ko yanashya. Impamvu tuvuga hari imyaka umuntu ageramo y'ubukure, agatangira gukora nk'abana, akantu kose ashaka ukamenya, aca kuri gaze nk'iyi agafunguraho kandi atagiye kuyitekera. Hariho niyo uba warayimuguriye, yanayatse yakubita ikibiriti byakanga kabiri, agasiga iri kwaka akajya kugura ikibiriti kwa Muroko, kandi asize gaze ziri gusohoka. Ahazira arakora, aratsa uko abonye, ubwo aho gaze yarigeze naho iri buhereye, iri bwakira. Tujya tubona abasaza bahiye, abakecuru bahiye, bagashyana n'abuzukuru, cyane cyane mu mijyi, kuko wamusize mu rugo, ni kaka ari kumwe n'utwuzukuru tumuri inyuma. Gaze azi ko gusa ajya abona abana babikora, yajya kubikinisha filimi kizi, ugasanga abuzukuru 3 barahiye.